umuntu abonye iyerekwa ryanjye yanyuzaho nani nimbona iyerekwa agenda nimunyuzaho we wanaritambutse nta mikino mu ijoro nkabati ngatekereza umuhungu nkabati rwose uyu niwe nzashaka ariko urgira ngo mbimubyire bikagorana byagorana ariko none twahura tukicana neza byati Imana nabyo ngo tuzashaka wewe muhuye neza pe watubibwira nabi anyange ariko ngewe wabimubwiye inyambaro bari kwambara ubusa imini ngo noneho umukobwa gari kuyambara hana gashiraho pasi agahora aramwinyuza agata telefone akuna wamunga karema wamungu biragenda biramurarura areba agata telefone umuhungu akareba yo hehe akagenda kumwinyonga ari kwinyonga kugira ngo amurebe nyine wa mugabo nyine w'ikigoryi akaba turamvuga namukunze ndamamafaranga ariko reka aho ngaho mugabo ngo ngahisa bikigoryi none se ubwo ari uwambaye gucyo wagize uruhare muri iyo myambarire nyine kamera gucyo n'uwo mugabo wenda wamwegeye ubwo ikigoryi ninde tuvugisha ukuri ikigoryi ninde aho ngaho ikigoryi abahungu bangezeho hoya da aho ngubiye baraka kukugeraho ra bagukandagiyeho neza urabanura bakanira bankandagiyeho da Mana ugere kuri perezida nawe umugire neza perezida muri uyu mugoroba musami umugisha Mana ubwo banga Imana ariko Mana umuhagarareho ubwo wenda kugariye cyo kumutora Mana umurinde umwa satani umurinde umugota Mana ahubwo niba mutora tuzavugishima rya Mana umuhagarareho n'umuryango we. Aha reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Profete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nge nitwa Depi wakanizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba bari hano mu Rwanda, abari mu Burundi, abari ku migabane itandukanye y'isi, mwe mwese mudukurikira. Reka twizere ko mumeze neza. Birashoboka ko kandi mwamutameze neza muri mu bihe bibi bigoranye. Reka nkubwire ngo gira kwihangana. Imana ibikubaho byose ibizi impamvu yabyo iba igira ngo irebe uburyo byitwaramo hanyuma ize igutabare. Usabwa kwitwara neza kugira ngo ize ibane nawe utsinde urwo rugamba nk'intwari. Nkuko mubibona hano turi kumwe n'umutumirwa rwose hano nk'ibisanzwe murabizi tuba dufite abatumirwa bafite amavuta meza rwose kandi bafite ijambo ry'ingirakamaro ku buzima bwa buri mumwe yaba urushye yaba uremerewe. Hano hari abakozi b'Imana rwose bagufasha hanyuma ukamererwa neza. Reka tumwakire abakunzi ba Profete Ezekiel TV badukurikira. Ndabizi si ubwa mbere mumubonye kuko si ubwa mbere anyuzeho hano avuga ijambo ry'Imana. Reka tangira twibwirana none birashoboka ko waba uri mushyashya kuri Profete Ezekiel TV waba ugiye kudukurikira tukubwira gukora like, share na comment hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza. Reka tangira twibwirana none n'abatari bamuzi bamumenye. Karibu kuri Profete Ezekiel TV. Bantu b'Imana mwongeye kwirirwa. Amen. Muri iki gitondo tumaze kubashimira tubaje kubaha ikaze ngo mugiye kutwumva izina rya nishimwe. Amen. Nge nitwa Korimana Leya. Aba naturutse mu murenge wa Nyange akakare ka Kivugiza umudugudu wa Rugarama karere ka Musanze. Akarere ka Musanze. Aha ubusanzwe uri umuvugabutumwa, uri umukozi w'Imana, ugabura ibyera by'Uwiteka kandi rwose nkubwira ngo Imana iguha umugisha ikongere n'imbaraga zo gushobora kubivuga. Wenda turaza kugira byinshi birambuye turaza kuganiraho ku bijyanye n'umurimo w'Imana, ariko mbere yuko tangira udufashe mu isengesho hanyuma tuze tuganire nyuma birambuye. Abari hirya no hino, abari mu gihugu cyo hanze, abari mu gihugu cy'u Rwanda, tugiye twashiraho isengesho kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Amen. Abari kutwumva mwese mutega amatwi dusenge. Amen. Mana nziza, Mana ishobora byose,
Uwiteka abanye natwe, izina ryawe nishimwe. Amen. Uwiteka turakwinginze kuri uyu munsi wabanye natwe, wahereye kuva mu gitondo kugeza aka kanya tugihumeka, izina ryawe nishimwe. Amen. Mana dore ugere mu gihugu cyacu, witwa Imana Uwiteka. Mana ubagirire neza. Ugere ku bayobozi Imana, witwa Imana. Nabo ubagirire neza, bahumugisha, izina ryawe nishimwe. Abari hirya no hino Mana ubagirire neza. Abari mu kazi ko hirya no hino Mana bahumugisha, izina ryawe nishimwe. Tugiye kubana namwe Mana, ijambo tugiye kumva muri tegera amatwi Mana, hice mu gutwa ndeka mukundi yakoze imitima yacu. Mana kwinginze ubane natwe muri aka kanya, ugere ku bayobozi bacu, witwa Imana Uwiteka. Nabo ubagirire neza. Hari abari kurinda igihugu cyacu Mana, hari abari ku rugamba, nabo bahumugisha Mana, muri aka kanya ubagirire neza, izina ryawe nishimwe. Mana muri mwese umugirire neza, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Mbega isengesho isengesho ryawe rwose rirakubiye, ririmo ingeri nyinshi, usengeye abantu b'ingeri nyinshi. Yego. Ariko hari akantu numvishemo, ubushize duherukana rwose urimo udusetsa, ariko sinzi niba kwari ukudusetsa, ariko byari ibintu byiza cyane, ariko binatangaje uburyo wabivugagamo. Waratubwiraga ngo ukunda abasirikare. None ntunguwe no kumva no mu isengesho ntabwo ujya bibagirwa. Menya aribo bantu ba mbere ubutekereza. Ntabwo nabibagirwa bose, kuko bari kurinda igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku rwego rw'igihugu nk'ubu abasirikare ubashyira nko ku mwanya wa kangahe mu bantu b'ingenzi? Mu bantu b'ingenzi mbashyira nko ku mwanya wa mbere pe, nk'uko abantu baduhagarariye igihugu cyacu. Nibo baduhesha amahoro. Yego. Wow, ni byiza cyane. Ni byiza cyane rwose. Abantu baba batubereye baducungiye umutekano, abari abo kubahwa, tubabwira ngo aho bari baherereye hose, niba harimo n'abadukurikira, Imana ibibaho umugisha n'abarindire mu kazi bakora buri munsi. Aho baherereye hose bako twumva, kuko rwose barinda igihugu cyacu. Mbese ubu bari kukirinda, ariko abo bari hose basaba umugisha ku Mana. Uhora ubasengera ufite Bibiliya rwose. Ni ukuri pe. Cyane. Cyane. Haba hari nk'abasirikare wenda bamwe na bamwe muziranye wenda kubabwira ati rwose ngewe ndabasengera aho muba muri hose, muri gukora umutekano, mba nsaba Imana ngo ibane namwe. Hari bamwe muri bo mwaba muziranye? Turaziranye, ariko nyine ntabwo wababwira ngo ndabasengera. Ngiye nsenga mu mutima wanjye, habata Imana barinde, ukabona rwose buramutse bakira amahoro, nta n'umwe yavuye mu mubiri. Ubatumaho amasengesho rwose. Ubasenga wicecekeye mugahura ntibabimenye, ariko weho bamenye ko ngewe nk'abata Imana ubarinde. Ubu babereyeyo. Umusanzu wawe w'amasengesho rwose kuri bo urawutanga? Ndawutanga, ariko mpamvu utanga nyine hari n'abasaza banjye baba bari ku rugamba. Ufite basaza bawe b'abasirikare? Ndabafite rwose. Wow, ni byiza cyane. Niyo mpamvu rwose ubu nasengeramo n'abavandimwe. aba ari byo bundi. Amasengesho ya mbere uba ugomba kumanza kwisengera wowe ubwawe kugira ngo Imana ikubone neza, hanyuma ugahera ko unasengera abavandimwe n'abaturanyi n'igihugu muri rusange, bakagenda baziraho, ariko nawe wamanje kwiragiza Imana gusenga. Twakwakira rero mu ijambo ry'Imana, uko tugezaho ijambo ry'Imana, turaza kuganira nyuma yaryo, turivugaho nyuma yaryo byinshi birambuye naryo. Karibu tugezeho ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi umurongo wa 150, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mwishimire Imana ahera hayo, mwishimire musanzure yayo, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishimire kuko ibikwiriye, mwishimire kuko ibikwiriye, gukomera kw'imbaraga zishimisha. Imana ifite imbaraga. Burya umuntu agiye guhura n'ikibazo aravuga Imana untabare, Imana yamutabara, akaba aravuga ati Imana urakoze, n'Imana akaba yishimye nawe akishima. Hano muri iri jambo hari kutubwira ngo rwose ngo tuyishimishe, uko ibyo dukora byose dukora ibintu bishimishije.
amen 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 Amen. ngo dukora ibintu bishimishije ngo ntidukore ibintu bitashimishije bantu b'Imana abakozi b'Imana baduteze amatwi nimuze twegera Uwiteka ntituje mu byango tuyibabaze ahubwo dukore ibishimishije. aha urakoze cyane mbega ijambo ni ryiza cyane riraryoshye ndumva rikebura umuntu ariko se nkahita nkubaza kubera iki rino jambo wahisemo kuri twigisha uyu munsi? Iri jambo uko nahisemo kuri ibyo nkoreranga ni byinshi. Hari umuntu abagiye mwende ikibazo nawe niragikemuye nkumva ndishimye abati Imana urakoze. Iyo uvuze Imana irakoze nayo irishima. Nayo irishima. None se aha menya ndabona ufite ibyishimo byinshi menya umaze iminsi nyine wenda gushimisha igukorera ibintu byiza ubundi umuntu bura yashimisha Imana ati Imana wayishimisha pe kuko reka mubyire we nukavuga ati ngiye rwose runaka ngiye kumukorera iki niki abati rwose runaka ngiye kumugurira umwambaro mbikuye ku mutima n'urya Imana wishimishije burya kiba ari ikintu gikomeye ubuko. aha urakoze cyane utanze urugero rwiza uvuga uti urugero nko gushimisha umuntu wenda ukamugurira umwambaro mwiza ukamujyana ahantu heza wenda n'urugero Imana yo wayigurira iki? Imana yo niki wayigurira? Imana rero Imana kugira nayo uyigurire wowe ufata wa wundi ubabaye umukene ukabata rwose mwino tugende nje kukurihira ishuri wige pe urangiza amashuri yawe wige uba urihiye Imana uba ushimishije Imana ushimisha Imana ubu narihiye Imana kugira ushimishe. Ubwo mu yandi magambo kugirira neza abagenzi bacu biturutse ku Mana nibyo bishimisha Imana. Yego aha urakoze cyane. Wowe muri iki gihe Imana mubanye mute? Imana rwose tubanye neza Imana nta kibazo pe ntacyo nashize inkoraga amadede nkayibona ku igukorera inkorera amadede pe madede ubwo no bishatse kuvuga iki? Ikagwa akantu keza ukabata rwose Imana inkoza amadede. None se ubwo madede ni Ikinyarwanda n'urundi rurimi ni iki? Dusobanurire tubyumve neza. Ugire uko Imana ukavuga ati rwose Imana yankoza amadede kwenda nkaba mfite icyifuzo gikomeye kabati Imana nunkora ahantu nzagushima kabati Imana numva iki niki numpuga umwambaro zagushima Imana ikavuga ati rwose mwana wanjye ndakiguhaye iyo kiguhaye rero n'umunezero mwinshi ibigukoza amadede. Yego ibigushimishije ibigukoza amadede pe. Yewega ndumva birenze ibintu by'Imana kabisa ndumva birenze. Wenda reka n'abadukurikiye bamenye uriwe watubwiye amazina ariko ntago watubwiye uri ingaragu urubatse bimeze bite? Ndacyari ingaragu. Uracyari ingaragu? Yego. Uragira iyerekwa aritambutse. Uwo ndagirira iyerekwa ndayitambutsa nibahumure. We uzamugirira iyerekwa ntago azari kugirira se? Ko ndi kumva byaba bitoroshye fata mikrofone neza. Wowe ubwo umuntu azakugirira iyerekwa cyangwa uzarimugirira? Umuntu abonye iyerekwa ryanjye yanyuzaho nani nimbona iyerekwa agenda nimunyuzaho. Wewe wanaritambutse nta mikino. Nese aha hantu nkahita nkubaza akabazo k'amatsiko wenda ijambo turaza kurigarukaho nyuma. Bundi busanzwe tuzi ko mu muco nyarwanda abakobwa nibo bagirirwa iyerekwa ubwo tubivuze mu mvugo ya gikristo sibyo nyine ubwo mu yandi magambo abakobwa nibo berekwa ariko wewe uratubwiye ngo ni sawa nihagira ugira iyerekwa ariko nawe bitavuze ko utaritambutse ubwo weho ubifata ute ukuno kuntu bino bintu biriho byo kuba nyine abakobwa batinyuka bakagenda bakibwirira abahungu bati yumvamo ndagukunda n'iki wowe ubifata ute? Cyane ko ushobora kuba ubifiteho amakuru wenda mu rugero ushobora kuvuga ati
nje rwose nakweretswe akavuga ati nje rwose Imana yambwiye ngo tugomba gukundana ariko muri iki gihe hariho abavangiwe umuntu akabukubona mu shusho akakumva akagukunze aho mbere kumanda kuganiza akakubwira ngo nje Imana yabyo ndakweretswe ngo tugomba gushakana nese wamwemera agatubura none se usizemo nakandi kantu ko kwerekwa burya se abantu baranerekwa bakakubwira ati ukaba wagenda ukabwira umuntu ati nje nakweretswe nje nakweretswe ati nje nagukunze abati nje nakweretswe bisanzwe bibaho pe bibaho bikaba byo byanyabyo atari ukubeshya ntari ukubeshya abantu wenda n'urugero ntibari baziranye ntago bari basanzwe bashyikirana bahurira mu materaniro akavuga ati njewe nakweretswe njewe cyase bahura mu masengesho hamya sinye rwose nakweretswe cyangwa ndakamubwira ati wewe uzabana n'unaka akavuga ati njewe ati ndi ingaragu naho uri ingaragu rero Imana yabihujije yakunyeretse tugomba gushakana amayenga uziko none se urwo rugo ubwo ruraramba ari Imana rufashe mu rurarambaga pe ruraramba cyabwo numvaga ko ubwo nyine wenda abantu bahura bakamarana igihe wenda nyine barambagizanya hari umuntu yaba umukunze wenda ubwa mbere nonaha na nk'ejo ubwa gatatu ukaza gusaba no gukwa tugarutse noneho kuri ka kantu wari uvuze uti na wewe niyerekwa yaba umuhungu yari gutambukiriza cyangwa se nawe ukaryitambukiriza ibyo bintu ubifata ute bijyanye n'umuco nyarwanda cyangwa se n'igihe tugezemo ibyo bintu bifata ute kuko kera baravugaga bati umukobwa akwiye nyine kubwirwa kurambagizwa n'iki none wewe uravuze uti njyewe naritambutsa nta mikino ubwo ibyo bintu weho ubifata ute ubisanishije n'ibyakera n'ibyahise ibyakera nibyo byari byiza naho ubuho uri kujya gusenga cyangwa se mu ijoro nkabati ngatekereza umuhungu nkabati rwose uyu niwe nzashaka ariko kugira ngo mbimubwire bikagorana byagorana ariko none twahura tukicana neza byati Imana nabyo ngo tuzashakana wewe muhuye neza pe watubimubwira nabi nese aho ngaho nanone unteye amatsiko ubwo ntawe murahura se oya ntawe ariko wewe uravuze uti isaha n'isaha igihe muzahura ukabona umuntu uramwishimiye nta kabuza uzahita ubimubwira nta kabuza anyange ariko ngewe wabimubwiye ngo kandi bugiye uvuza abaruhutse ntago waripfana wahita umubwira ati ngewe turahuye nakwishimiye nagukunze ndifuza ko nyine twazakomezanya ubuzima ubyanga ubyemere nuko biri atabyumva nuko nyine ariko wabivuze aha ni byiza cyane ntago ibyo bintu ubundi nje nanjye ndahamanyana nawe byakabaye ari byiza kabisa kubera ko ubundi ntawamenya imba mutima yawe ibintu iyo bikurimo ni ngombwa ngo ubivuge ntago ushobora kubona umuntu nyine ukavuga ati ndamwemera hari igihe azagera bitahure wenda ntago aba mu mutima wawe ibyo ni sawa aho ngaho nanone ntahita ngira amatsiko ameza atya urabizi nyine wenda sinzi niba warigeze uganira n'abo hambere abakecuru cyangwa se abasaza bakakubwira ukuntu ibintu byari bimeze ubwo baramutse bumvishije uvuze ngo njyewe mpuye n'umusore nkamukunda nkamwiyumvamo ntahita mbimubwira njyewe vuba cyane ntago natinzamo ubwo bo babifata gute nabimubwira cyakoze wenda yagenda kubitekerezaho ariko njye naruhutse umutima wanjye ndi kuvuga nti nyine uramutse nk'abasaza cyangwa se abakecuru bo hambere baramutse bakumvishije bakabagatura umukobwa uri kuvuga gutyo uko kuntu noneho bagahita basanisha nuko bo kera babitwaraga ubwo aho ngaho babifata neza wowe uri kumva bagakwiye kubyakira bate ubwo njye nganira n'abakecuru ndimenya arimo mbana nabo
ariko kera ngo baravuga kera numvise bari kuvuga ngo kera umusore ngo yaragendaga ngo bagahita ngo sebukwe ku mukobwa none ngo uwo muhungu akaza uwo mukobwa ngo bagahita babahuza kamuha pasi bagahita babahuza ngo bagashakana ariko ngari wabagize ute bamurambarigirije babigiyemo none nyine nibyo ndi kuvuga nti ubisanishije n'ubu ngubu niba muganira bakakubwira ati nuko byagendaga ubwo uramutse bumvishe uvuza aya magambo ntago bakwita umwasama ubwo wewe uri kumva nyine mbwira uburyo bo bagakwiye kuba babifata bo bagavye bana bavuze si uyu windi nk'umusazi ariko bo bahita babyumva ko kanya ariko hari abatabyumva ko uyu we ari kwisabira umugabo ubwo no kuvuga ngo hari ababyumva hari n'ababitindaho burase bakabaye babitindaho ntabwo babitindaho kuko nyine kuko n'Imana yaba yabivuze Imana yaba yabivuze ubwo no kuvuga ngo nawe waba wamweretswe nawe namweretswe ariko se tuvugisha ukuri wenda iyo ngingo duse n'abayitindaho uri kumva kera wenda niba ari ababyeyi babijyagamo mbere na mbere babaga ari ababyeyi baziranye bakaba ari ababyeyi wenda b'umukobwa cyangwa se b'umusore baziranye n'ab'umukobwa cyangwa se umusore bitewe n'uruhande rumwe rwashatse rwegereye urundi ariko ndumva kenshi ari uruhande rw'umuhungu nyine rwajyaga gushaka ababyeyi b'umukobwa none kindi iki gihe cyo n'abakobwa bari kwirambagiriza wumva aratavuga ku kantu niko nashakaga niho narindi kubaza ikibazo kugira ngo ukambwire neza abakobwa bari kwirambagiriza gute byagenze gute babuze iki abakobwa b'iki bari kwirambagiriza bakabona wenda agamajipo hawenda kubyata agamajipo bari kwambara agageze ino bakambara ngo ni barimbuke mbone kwambara barimbuke ntago iyi nyambaro bari kwambara ubusa imini ngo noneho umukobwa gari kuyambara hana gashiraho pasi nahura na wa muhungu akunama akiteshwa telefone akunama yamara kunama wa muhungu akavuga ati narobye ariko wa mukobwa ari wagize ute washatse kwiteretera akagenda kumwinyonga ari kwinyonga kugira ngo amurebe nyine urumva wa muhungu akavuga ati nyamara mukobwa ntamujanye ntago nanjanye atari kumpa gasi ntago ntajanye nukuvuga nese ubwoba ahunga babigenza gutyo se barambagiza gute barambagiza gute ashora kumuhagarika akumva ati ngenda narugufunze kandi umuhungu ntago yavyanga ndetse umuntu yakubyanga yaragukunze ukanga ntago byumva none se wowe tuvugisha ukuri ari nk'umuntu muri kugenda wenda ntiwamweretswe cyangwa se niki araje arakubwenga aragukunda we watubyemeye yengo reka mubye ngo urugero rwa hafi duhuriye mu kabari usanga ndi kwinywera icupa wicaye aho ni kunywera urumva ngenda kubyiye ngo turaganiye urwenya nyamara umuntu ageraga agataparika ngiye nkata kubyatu rwose nawe ufata agacupa nkwinywere mwana ubwo uri kumva aho ngaho tayari mwahuje twarushoje ubwo muhuriye ku gacupa muhujwe n'agacupa wenda tureke ibyo by'abasinzi wenda we uri umukristo sibyo weho umuntu aje akakubwira ati aragukunda wahita ubyemera tuvugisha ukuri wahita ubyemera abantu nabyemera none se kuki uvuze ngo umuhungu we ntago yabyanga umukobwa amubwiye oya abahungu b'iki gihe impamvu abahungu bari kwita babyemera abakobwa rwose wagira barabifitiye wajya sinzi bafite mu ntoki kugira umuhungu nyine ahita abyakira ubwo ni ukuvuga ngo hari akantu wari uvuze ariko ntashaka ko twirengagiza ngo umukobwa ashobora kugenda akitwara kuriya imbere y'umuhungu mbese akabamugabyeho igitero sibyo hanyuma umuhungu we wenda bigahita bimurarura bigahita bituma aza wenda akamubwira ngo aramukunda
byihuse cyane byatangijwe n'umukobwa siko rushatse kubivuga byatangijwe n'umukobwa nambaye minigesa yambaye minigesa sibyo nyamara umuhungu yicaye nk'ahariye warahanyuze kugira ahita mukurura urukundo ngo wa muhungu akunda wa mukobwa agahora aramwinyuza agata telefone akuna wa muhungu akareba wa muhungu biragenda biramurarura areba agata telefone umuhungu akareba yo he umuhungu akareba muri mpene barimbuke muri mpene barimbuke we ni kuyita ngubwo niba biba bimeze gutyo wenda twebwe nyine tubizane mu gikristo ibyo ngibyo nyine ni bya gipagane tugiye kuzana mu gikristo tugiye kubizana mu gikristo mu gikristo rero umuntu aje wenda uri umukristo nawe wenda n'umukristo sibyo aje akubwira ati ngiye nagukunze ndagukunda ngewe wabigenza gute wabyitwara muti nta kibazo uramwemereye uramuhakaniye namwemereye namuhaye karibu nawe uti ndagukunda nta ribi ni karibu kandi wari watubwiye ngo ntabwo wapfa guhita ubyemera nyine bitewe n'ukuntu umuntu ameze hari ukuntu umuntu azaga ari ukuza kugusheshenga kugira ngo aguteshe umutwe urumva hari nuza afite gahunda yo kukujyana hari nuza ari kugira ngo agutere ndashaka gutesha umutwe none se biriya ubwo aho ngaho uramutse uvuze gutyo ngo aje wenda ari umukristo ntiwitaye ku wenda araje akubwiye ati ndagukunda nyine uti wahita umwemerera ese sura ntago wayireba mu mufuka se ntago wahareba tubwize ukuri ukuntu bigendaga rero umukristo yaje kugusaba urukundo ubwa mbere uranumuntu ubwa kabiri kugira umenye hari umukristo urumuha ibyiciro umuha ibyiciro ubwo se urwa mbere ruba rungana ikigereranyije ubwa mbere aba ari kugira ngo umanze narebe uko ateye atari noneho yamara kuza ubwa kabiri kamuhakareba akicara tukaganira twamara kuganira cyakoze we nkahita namenya ko kandi umukristo atuye umuntu ukuzanamo iby'Imana uburyo mubiganiramo ukamanza ukamwumva namwumva nkamata nyamara uyafite gahunda hari na wa wundi rero uzaga rero ukamuhakareba akagukorakora agatimba ubu ntago abagukunda aba bantu ko wagira ngo mwaba muziranye bigeze bakugeraho uhita ubabona imyitwarire yabo ubona n'ikibagenza imyitwarire nyine ntabwo wayoberwa byabanyeze ariko ntabwo wayoberwa bigeze we ndi kumva none baramutse bakugizeho sinzi ibintu wabakorera kabisa menya wahita ubahabya baba barakugezeho abo bantu abo bahungu bameze gutyo abo bahungu bangezeho hoya da ahungu bigiye baraka kukugeraho bagukandagiyeho neza urabanura bakanira bankandagiyeho da amaye nkawe nese ubwo nyine warabarebye usanga n'udusore turi aho nyine tudafatika hano mu cyayi hano muri ntuza nk'ishusho y'umusore mwiza uvuga uti umusore we wabana nawe wavuga ati ngiye twabana nk'ishusho ye ukuntu yabimeze n'ubyinshi akakumva atarebye ku gihagararo weho uhagazeho atarebye ukomeze uwo musore ugukunze aba nyine agukunze aho ngaho rero ntaraguca mu ijambo uravuze ngo umusore ngo ubwire ikintu ngo akakumva umusore ubwira ikintu akakumva aho ngaho ne waba wikunze ubwo ushatse kuvuga ngo nyine azagendera ku bitekerezo byanjye ntabwo azategera ku bitekerezo byanjye je umuntu nshaka ishusho uti wenda umusore witwara gutya umusore umeze gutya je umusore mwiza umusore ukunda iby'Imana muremure mugufi dore kezane muremure mugufi ameza ate afite amafaranga afite iki niyo yaba nta kintu afite arenganiye pe ntabwo undi gushaka ari ugukutira amafaranga itanga umuntu kubona nimba nkunze namanze ankundira Imana
niba gukunze amaza nkundira Imana nicyo cyambere none se naba atayizera kimwe nawe oya hari ukuntu umuntu azayizera pe ubwo ikibanze nuko aba akunda Imana ikibanze nuko amaza nkundira Imana se niba akunda Imana nta dufaranga afite wa musore urambwira ngo azaguhangara azamana amafaranga gazaza nyuma ariko asenga ni mu by'Imana niko ye mwajya muva gusenga mukarya iki niba inzu wenda murimo muyikodesha mwajya mu masengesho mugataha mukabwira nyir'inzu ngo iki nta mafaranga afite ngo ayishyure mwese ntabwo ruva mu masengesho ngo twahorayo urumva twaje gushakisha hirya no hino ntabwo twavuze umunsi wo kwa gatatu turagwirwa turi gusenga cyangwa se umwe agenda undi asigara ako wigeze kutubwira ngo ukunda n'abasirikare da hagiye wowe wazaba ari umusirikare azaba ari umusirikare aha ariko twari twatandukiriye ntago wansobanuriye neza ngo umbwire wigeze kuvuga ati abasore ati ngiye muye n'umusore nkabona ndamwishimiye ndamukoze atambimubwira ko mukunda nakubajije nti ababyeyi b'iki gihe nyine buri kumva abenshi baracyagendera kuri wa muco cyavuga ati umukobwa agomba gutegereza bakazaza bakamubwira ko bamukunda nakubajije ni ababyeyi b'iki gihe ntago bagufata mu masama ababyeyi b'iki gihe rero nabo bashaka ngo umukobwa aza ni waba ibintu aza ni bya burundu kugira ngo abane bamuhe umuhungu nuko biri kugenda niko babishaka ubwo bashaka nyine ngo bamukoshe bimwe bifatika bamukoshe umva rwose umukobwa aza ni bya burundu ajyanira umuhungu ubwo rero udafite ahandi ntabwo ntabwo mbyumvishe neza umukobwa niwe ushaka ibya burundu se cyangwa umusore niwe ushaka ibyo bya burundu umusore ashaka ibya burundu ngo abikure ku mukobwa abikure ku mukobwa cyangwa abijyane iwabo w'umukobwa abikure ku mukobwa umukobwa bizane umukobwa bizane hari uko bavuga ngo gutekesha ngo we n'umukobwa akavuga rwose uyu munsi ndajyana ibiryo kwa mama yarangiza wa mukobwa bakamuha ibintu bakamuha imirimo bakamuha ibiki ariko nyuma gato wa muka agasubira inyuma akavuga rwose tugomba kugurisha izi mirimo bagwaye tugomba kuyigurisha da kabisa aho wenda nta kandi kantu wongeyemo ariko ni nabajije nti ababyeyi babifata gute bumvishe ngo wabwiye umuhungu ko umukunda babifata gute ntabwo wabyango ntabwo nabibabwira unabye umuhungu nka wabigira ibanga nabigira ibanga kushanje kavuga umuhungu niwe wanyegeye wababwira umuhungu niwe wanyegeye ntabwo bamubona gucaje ariko ngiye mu byanere kubwane narihoreye umutima uyu ni umukunzi wanje akabona uko ari umukunzi ariko ngiye narihoreye kandi nje wagize utamanje batazi ukuntu diro yakinwe batayibona agiye kwiteretera aho ngaho ariko ndumva ari sawa pe ndumva ubundi umuntu aba agomba no kugira ibanga nyine akamenya uburyo akoramo ibintu bye akabishyira ku murongo cyane pe none tuganiye byinshi ariko twatangije ijambo ry'Imana none ibyo tuvuze tubisanishije n'ijambo wasomye wenda ukundana n'umuntu n'urugero wenda aragukina nyine arakubeshya wowe wikundira Imana we araje akwihishamo akubwira ko akunda Imana ariko se wenda ni ukugira ngo abone nyine uko arema umubano wawe hagati yawe nawe nyine akaza akakubeshya ngo akunda Imana kandi gukunda Imana wenda tayari we wamaze kumukunda gukunda Imana ni ugukunda mugenzi wawe niko wavuze uwo muntu uzahita umukatira uzabyitwaramo ute numenya ko yakubeshyaga nimeshaga nyine ni ukubyihangane hamwihorera kagenda ntawe nazabona uwundi nkunda we wahita umukatira oya da ese yaza kumbwira iby'ubusambanyi ubundi umuntu ugukunze yaza kumbwira ubusambanyi ibyo byaba bibaho oya umuntu ugukunza akubwira Bibiliya akubwira Bibiliya pe wewe ubwo wahita umukatira none se kuki utahita umubwira uti
wenda izo nzira reka wapi nibishoboka ukabuta kuki utamubabarira kandi Bibiliya itwigisha kubabarira wamanza mugira inama ngeho byateye nimba ngewe ntabwo nywa inzoga hari ntinywa nibi bisuru bihi ngewe nkakubyire niva mu nzoga uve mu busambanyi icyo gihe nakumvira Imana izabishimisha kandi wari utubwiye ngo wahita umukatira wamanza bamwigisha nta wahita umukatira ukavuga ngo ngenda kwanza oya wamanza bamwigisha azakunanira nyine ukavuga ati rwose ngendagiye wenda uri mu nzira nkuko twasomye rya jambo muri Zaburi tubwira ati dushimisha Imana wenda umuntu wenda mukundana cyangwa se mugenzi wawe akubereye ikigusha agiye nyine akubangamira mu buryo bwawe bwo gushimisha Imana wewe uwo muntu wamukorera iki ubundi ntacyo ni ukujya ndagenda gusenga nkamugira ku mavi hatima n'uyu muntu mubabarire nkamusengera nkamugira ku mavi ako kantu ni sawa rwose ako kantu ndumva ari neza cyane wenda turimo dusatira umusozo twavuze byinshi twavuze ku buryo washimisha Imana none nziga gushimisha Imana nte wenda nk'umuntu utagera mu rusengero yashimisha Imana ati ushimisha Imana rero ukora kasi perezida perezida uri gushobora kubivuga nyine ngereka mu byo nshobora kuba ngiye nkavuga ati rwose mufite akarori k'abana bo mu mudugudu burya nkazana iby'Imana tukaririmba indirimbo z'Imana babana burya tuba dushimishije Imana ubushimishije Imana cyangwa se ntiwange mugenzi wawe ubushimishije Imana ariko hari n'ukuntu washimisha Imana uri umunyabyaha ubwo nje nshatse kuvuga nti ukoze utuntu nk'utwo nyine wenda ukajya wifashiriza umuntu abantu nka gutyo ariko uri nk'umusinzi uri umusambanyi uri iki ukajya ukora utuntu nk'utwo nyine vuga ngo ushimisha Imana nka gutyo nyine wenda ujye ku ruhande ugenda ufasha abantu ariko nyine ufite n'izo ngiso ibyo ngibyo nabyo twabyita gushimisha Imana yewe ntabwo byo gushimisha Imana ndetse nashimisha Imana gushimisha Imana kweruye kwa nyako nyine niko nshaka kumenya ngo ubu ugomba kubukora ibi witwara gutya gushimisha Imana nubona mba nitwaye neza gushimisha Imana nuko ntashaka mu nzoga gushimisha Imana nuko ntashaka mu busambanyi gushimisha Imana nuko batavuga ati runaka yibye urumva ari intego nyayo gushimisha Imana nibavuze ngo wenda ngo runaka turamufasha ibu wa mbere gufasha sibyo icyo cyambere bagishimisha Imana ikindi cya kabiri cyo kuba gushimisha Imana manza wubahe abo muturanye manza wubahe imiryango manza wubahe n'ababyeyi yego ngo hajya ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge hajya ngo kuva mu byaha niko kushishiuka yego aha wari wateguye gusa ndanyuzwe cyane nizere ko n'abadukurikiye nabo banyuzwe batwandikire muri comment bakore subscribe na like batubwire uko babyumva batwandikira nibyo twe twavuzeho kubijyanye n'imikundane n'imibanire nyine batubwire uko babyumvishe ariko hari akantu wavuze kansigaye mu mutwe kavuge ndacyari hano nubwo tuvugira ngo umusozo abakobwa basigaye nyine ngo bambara ukuntu ngo za jipo wavugaga biriya bintu biterwa n'iki biterwa nyine uri kumva kugira ngo umuntu agire uko yambara kuriya wenda bya gikristo ntago biriya bintu byemewe biriya bintu biterwa n'iki biriya bintu biterwa habagijya nyine ufite umubyeyi n'umubyeyi nawe akayikugurira nawe babifitemo uruhare ariko aba ari ukugira ngo abashaka kunanirana kandi umunsi bantu b'Imana baduteze amatwi Bibiliya iravuga ngo
kandi umwana w'umupfapfa ngababaza nyina umwana w'umunyabwenge anezeza se ni bya bindi bavuga ngo ikigoryi kibaye icya nyina ngo nyina yabyaye ikigoryi. None abambara gutyo byaba bituruka ku babyeyi se? Bamwe baturuka ku babyeyi ntibabahane, ariko iby'iki gihe n'abana batoya kuzambara, ariko bantu b'Imana, ariko hari igihe umuntu yaba yiyambariye iyo myenda nta n'ingeso mbagira. Ese nibibaho? Ntibishobora kuba akiyambarira izo jipo, akiyambarira uko nguko, agashyiraho ibintu nyine wenda bihabanye n'ibya gikristo, ariko nta ngeso agira, nta ngeso mbagira. Ntabwo biba biri byiza. Ntabwo ari byiza. Ntabwo biba biri byiza pe. Kubera iki? Kwambara akantu kageze mu matako wahena ukarebayo abantu bakomeje kuhavuga aho hantu ni aho hantu ni he? Wahena muri mpene barimbuke bahita kavuge neza ku kantu ngo ni muri mpene barimbuke. Ikindi cya kabiri baravuga ngo iyo isaba amafaranga gatizana amafaranga nyine ibiri kuvuga ngo zana amafaranga mbese ari ijipo irinjizaga, ariko we iravuga ngo zana amafaranga. Ubwo abari ku kazi nyine bunyambara kujya ari ku kazi. Oya da abari ku kazi nta kuntu umuntu yabyambara aribyo yikundira nyine. Jeje ashobora kuba yambaye agahe telefone naba byate telefone ikagwa akunama pe nta sona afite, akunama wa mugabo nyine w'ikigoryi akaba turamukobwa namukunze ndamama amafaranga. Ariko reka aho ngaho mugabo ngo ngahisa ikigoryi, none se ubwo ari uwambaye gutyo wagize uruhare muri iyo myambarire nyine akamera gutyo, n'uwo mugabo wenda wamwegeye ubwo ikigoryi ninde? Tuvugisha ukuri, ikigoryi ninde aho ngaho? Ikigoryi reka mbabwire, ikigoryi ni umugabo ahise afatiraho arabyatse uriya mukobwa ndamubona ute, akamugenda inyuma, wa mukobwa yemeye akagira ati nyine tubigenze gutya na gutya, bakaja muri geto, wa mugabo amafaranga nose reka nkubaze, uwabitangiye gutyo we ntabwo ari ikigoryi? Uwatangiye nyine akitwara gutyo kugira ngo agushe abantu, we ntabwo ari ikigoryi? Nawe ni ikigoryi, ariko ikigoryi cyane nawe ni ikigoryi, ariko ikigoryi cyane ni umugabo urahahira amafaranga. Reka nkubaze, ubu kari uko wenda sinzi ukuntu abagabo wenda bo bagusha abagore, ntago mbizi wenda batavuze, ni urugero ntago mbizi, ariko twese dufite amaso, turareba, turatekereza. Weho ifate wishyire muri cya cyiciro cyangwa se mu rugero rwa wa mugabo arimo, weho wabyitwaramo ute? Gusa nugira inama abagabo. Inama ngira abagabo, ngira kamubwire ashobora kumwase mwana we hari 5,000 none ntabwo urampa, ngiye kabati rwose yaguha iki? Yego mbese bose bifata rwose nawe utaye abatu rwose akubata rwose nshaka kurongora muhereza 5 nyama bya 5 yarabihande umugore ngabihaye akaba ari bimpaye ngizimba ijipo impaye amafaranga se andese. Ni urugero niba nta mugore afite se awenda akiri umusore, akiri umusore ntabwo byashoboka. Byashoboka pe. Ntacyo bitwaye kuko ubwo nukuvuga ngo akiri umusore ntacyo bitwaye, ubwo se kibi yaba ari uguca inyuma umugore? Ikibi ni uguca inyuma umugore, ariko nabwo abasore nabwo yaba akoze icyaha kuko ntabwo yaba ari umugore we. Ntabwo yaba ari umugore we pe. Ariko twakomeje kwibanda ku bantu nyine, ku bantu b'abakobwa bambara amajipo magufiya. Tayari niba uweho umubona kuri yambaye ijipo ngufi ukahita uvuga ati uriya ni umunyangeso zitari nziza. Ni ukuvuga ngo wa wundi wiyambarira ijipo ndende we ntabwo ari umunyangeso, tuvugisha uko. Nabo ni abanyangeso pe. None se kuki waciriye iteka bariya bambara ingufi? Ushobora kuba niyambara ikirekire arije musambanye wa karite.
wa karite. Ari munyabyaha wa karite pe. Ubwo rero bivuze ko nyine nibyo nakubwiraga ntago ushobora no kwiyambarira ingufi iyo utari umunyangeso. Nabwo birashoboka. Nabwo biriho. Yewe biriho. Aha, none se rero dusoza utanga inama uko wamaze kudusomera ijambo twatangiriyeho riboneka muri Zaburi ngo dushimishe Uwiteka. Dushimishe Uwiteka. Imico myiza cyangwa se imyitwarire myiza yo gushimisha Uwiteka wayivuzeho uko twabana neza n'abagenzi bacu, uko nyine twakora ibishimwa n'Imana. Tanga izindi nama ku rundi ruhande. Izindi nama abantu b'Imana bari kutwumva hirya no hino. Abagabo n'abasore n'abakobwa n'abadamu n'abakecuru n'abasaza mu kutwumva. Inama tugiye kubabwira abantu b'Imana ni muze twegera Uwiteka kuko igihe kirageze. Yego. Ni muze twegera Uwiteka tuve mu byaha kuko hari ijambo rivuga ngo ari gutakuri ngo umwana w'umunyabwenge anezeza se kandi umwana w'umupfapfa ngababaza nyina. Aho ngiye ikintu nabyatse abantu b'Imana ni muve mu byaha mwegera Uwiteka kuko igihe kirageze kuko Satani yarangiye kubagotaho ingero zose. Satani yarangiye kubagota ingero zose. Ni muze twegera Uwiteka muve mu byaha kandi kuva mu byaha niko kujijura. Niko kujijuka. Ubwo igisubizo kirambye nyine cyo kuva muri izo ngeso cyangwa se kumenya uko umuntu yakwitwara bijyanye n'ibishimwa n'Imana ni ukukora iki? Icyambere ni urukundo. Urukundo. Icyambere ni urukundo. Uwo ntago waba udakunda ntago waba udakunda Imana ngo njyewe urankunze kandi turi mu shusho y'Imana. Ahubwo icyambere ni urukundo. Bya bindi nyine byo kugira ngo nyine yinezeze. Icyambere ni urukundo pe. Ni muze nuko twegera Umwami Yesu dukira urukundo. Nyine nibyo ndi kukubwira. Ni hari igihe umuntu ashobora gukunda mugenzi we ari ukugira ngo nyine abone uko binezeza nyine wenda bakora ibyaha. Ese urwo narwo si urukundo se? Narwo ni urukundo rurahari. Ngo se nirwo rwanyarwo? Oya nabwo ntabwo ari urwanyarwo. Urukundo rero urukundo ruzima. Kunda mugenzi wawe uko wikunda. Ntukamugirira ishyari. Ntukamugirira umujinya. Ntukarebe yageze ku ntego iyi wowe ugira umujinya ngo ngenda mwicara ave ku isi. Ahubwo wimugirira ishyari ntumugire n'umujinya. Ahubwo namutera inkunga. Ahubwo mutera inkunga. Umushyigikire. Mwese mukomerere mu murimo w'Imana. Nahura n'ibibazo mukemurire. Nawe nuhura n'ibibazo babigukemurire. Ariko twegera Umwami Yesu kandi icyambere ni urukundo. Duteye kugira ishyari, duteye kugira ishyari bagenzi bacu, duteye kugira kamere ngo tubagirire kamere ngo twange abantu bose. Aha, ahandi hantu h'ingenzi umuntu ashobora kujya akaruhukira cyangwa se akasabira Imana kugira ngo imumenyeshe uko yitwara, ubwo ni nka hehe? Ashobora kwiherera mu cyumba agasenga Imana. Akabata Imana mbabara mve mu byaha. Akabata Imana numbabara iki cyaha nzagushima. Akaja no mu rusengero. Akaja mu rusengero. Akabata Imana ndori naha tubonera karuhuka. Naha turuhukira Mana numvana mu byaha nzagushima. Imana ikagenda ikamukoresha ikintu kiramunezeza. Ikamunezeza rwose akabata Imana yaneje naje ndayishimye nzasubira mu byaha. Aha, urakoze cyane. Dusatira umusozo twabivuze kenshi. Dusoreze n'isengesho nta byinshi turenzaho, uwo kumva yumvishe inama zatanzwe zumvishe. Dusoreze n'isengesho hanyuma dusoze ikiganiro. Tugiye gusoza ikiganiro abantu b'Imana. Tugiye kubagezaho isengesho cyo muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu, Mana twaganiye kuri byinshi. Mana hari bimwe byiza twaganiye n'ibibi twaganiye. Mana bitaguhesheje agaciro bitsinzwe mu izina rya Yesu. Ahubwo twigishe bibake ku mubiri wacu. Ibyo twigishijwe Mana byubake ku bantu bawe. Izina rya nishimwe. Ubyumvishe wese Mana uzamurukire mu nzu nziza yawe. Mana uzamuhe ikiruhuko cyiza. Mana uzamuhe kurangiza uyu mwaka akiri amahoro atarwaye adapfuye.
mana wige wumvishije ijambo ryawe uri mu kazi uri hirya no hino mana umugire neza mana uzamwambutse ya nyanja itukura ubwo igihe kirageze waravuze ubwo wenda kugaruka uje kuzatwara abana bawe mana ndakwinginze uzadutware dukijijwe mana ugere mu matorero mana ubwo amatorero gaguye mana uyahagara uyakomeze ubwo satani yabafashe mana ubirukane mu izina rya Yesu duhamagaye umwuka wera bane natwe duhamagaye abamarayika babane natwe dore tugiye gutandukana mana utandukane mu mubiri ku mwuka turi kumwe nawe mana turakwinginze natwe ugere ku bayobozi mana ugere kuri perezida nawe umugire neza mana muri uyu mugoroba musabe umugisha mana perezida muri uyu mugoroba musabe umugisha mana ubwo abanga abayobozi mana ariko mana umuhagarareho ubwo wenda kugana igihe cyo kumutora mana umurinde umwa satani umurinde umugota mana ahubwo niba mutora tuzavuga ishimo rya mana umuhagarareho n'umuryango we urebe umugore we mana uhagarare kuri madamu we umugire neza uhagarare mu bana be uhagarare n'aho atuye mana ubagire neza mana ibyo ngusabira mana uhagarare ku barinze igihugu cyacu hari abarinze igihugu cyacu mana ukigirire neza mana ubagire neza uyu mugoroba neza yawe nibyo mbasaba nani nisabira mu izina rya Yesu amen. Aha urakoze cyane Leya Imana iguha umugisha ndawakiye rwose. dusoza dupfundikira ikiganiro cyacu wabwira abadukurikiye nimero zawe ku buryo washaka ko musengana washaka ko muganira yakubona wababwira nimero zawe. Nje kwabya nimero zanjye ni 078 9012 aha urakoze cyane. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro muri ubu butumwa bwiza. Ndizera ko mwakuyemo byinshi. Mbabwira gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho bimeze neza, hanyuma natwe tuzamure umurimo w'Imana. Nje na Pure Leya, reka nkushimire cyane Imana igumugisha. Nawakiye pe ariko nabari kutwumva hirya no hino nabo turabashimiye. Imana bahumugisha na perezida nawe Imana bahumugisha. Aha urakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.